Hari igihe wicara ukareba hirya no hino ukibaza uti ubuzima bwanjye buragana he? Kumva wacitse intege, waragerageje byinshi bikanga. Ukibaza niba koko hari icyo ugisigaje. Ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo byarangiye. Ntabwo watakaye. Hari impamvu uriho, niyo waba utarayimenya. Wigeze wiyumva nk'aho uri ku isi ariko ntacyo usobanuye? Ariko si kuko niko byagakwiye kugenda? Oya, buri muntu wese yaremwe kubera impamvu. Niyo waba warabuze amahirwe yo kugira amashuri cyangwa ngo ugire amafaranga, hari icyo ubereyeho. Iyi playlist ni iyawe. Tugende twitonze ariko twerekeje aho ubuzima bufite intego butangirira. Ni urumuri gukura mu mwijima. Kuva kuri uyu munsi watangiye urugendo rwo kongera kwiyubaka no kumenya icyo ubereyeho. Buri kiganiro ni gito ariko gikomeye, kigufasha gutekereza no gukura. Ni ubushobozi bwo kwihindura no kuyobora ubuzima bwawe. Ni urugendo rwo kwisobanukirwa. Ni ikiganiro hagati yawe n'ijwi ry'imbere muri wowe. Ijwi ribwira umutima wawe ngo humura. Ijwi riguhumuriza, ijwi rikongera imbaraga. Turi buvuge ku mpamvu wumva udafite agaciro. Ahanini nuko hari ibintu byinshi wananiwe kumva no kwakira. Ibihe bigoye byaguciye intege, amagambo mabi wagiye wumva, cyangwa se ibikomere bitigeze bivurwa. Byose bigahinduka urusaku ruhora rukubwira ko ntacyo uri cyo. Turavuga kuri discipline. Iyo umuntu abasha gukomeza kwitwararika no gukora ibikenewe nubwo inzitizi zaba nyinshi. Tuvuge ku gukomera no guhagarara ku ntego. Ni ukumva ko ugomba kwihangana no kugumana icyizere nubwo waba uri mu bihe bigoye. Turanavuga kandi ku guhinduka. Kumenya ko impinduka nyazo zigaragara nk'uko igiti gikura buhoro buhoro. Tuvuge ku ntego, kumenya aho ushaka kugana no gukurikirana inzira yihariye y'ubuzima bwawe. Tuvuge ku guca bugufi, kubabarira no gusaba imbabazi, kwiyakira no kwigirira icyizere. Byose uzabisanga mu biganiro tuzakora muri no playlist. Ntituri hano ngo tugutere ubwoba, ahubwo duhari ngo tukwibutse ko ubuzima bufite intego buravunika ariko ntibutsindwa. Ntuzacikwe n'ikiganiro na kimwe muri iyi playlist. Stay in touch.